Shandara ya baba sikeria shandara basika ya tara shandara baba sika ya deremiri shekeria sandara baba pora ya shandara ya sika ya foya demeshe derebe ya sandara bakotara bashakara ya sandara baba profa ya shandara basika ya trari ya fanza saraba shekeria sandara baba kote ya fandara baba shika Dripe posan de la trite va sante qui se sive tropa cheria centrali bokite rebonia santara vetik. Jotan si vezesike dreni peresite levoteria sitrere benite. Imana iravuze ngo muhumure kandi mukomeze musenge mwegera Imana kandi mukomeze mwizere. Imbere ni heza kandi Imana izakomeza kwihesha icubahiro. Landa bemisa trarivokite bonia sinceri dectige dreni fezasite e greni meritite prosa sisesio de verita. Imana iravuze ngo mukomeze muyegere kandi mukomeze muyiramye muyikorere n'Imana yo kwizerwa kandi ibyo yasezeranije izabisohoza. Dore ko muri bihe abantu baribaza ngo ese ibyo Imana yavuze izabisohoza cyangwa se niyo yabivuze. Ariko reka mbabwire ngo ico navuze ndi Uwiteka nzagisohoza kandi mpagaze lote prepa jetike sans effetio de la rimenite prosatio de venike. Ukuye ibyo abantu biyitirira n'ibyo abantu bishiriyeho ibyo nibyo bitazuzura kandi ibyo bitazasohora, ariko ibyo navuze ndi Uwiteka nzabisohoza kuko ndi Imana ivuga bikaba kandi ndi Imana itegeka bigakomera. Dore ndi kumwe namwe bana banjye, mukomeze kwizera kandi mukomeze kunkorera kandi ntimucogore, ntimutinye imiyaga, ntimutinye ibyo murebesha amaso, ahubwo mukomeze kwizera kandi mukomeze gukora umurimo wa data. Kandi elete teliba tite foza la prike de meniker sesio eveta. Ibibatera ubwoba n'ibibatera gushidikanya ndetse no kwirwanirira, ibyo byose mubitere umugongo, ahubwo mutumbire Uwiteka kandi musome ibyanditswe, ubundi kandi muturize imbere y'Imana. Imana izakora imirimo ikomeye kandi izakomeza kwihesha icubahiro. Ntabwo Imana ihinduka, ntabwo iteze no guhinduka, ahubwo abantu nibo bahinduka bagasubira inyuma, bakaja mu ntegeke, bakaja mu byaha. Ariko Uwiteka ari au titre de posa trepique de vexation vise la rimenite et grossi va en côté bima à tout et le gréma. L'autre administre sans se vasique bonne la ridenisse je trouve assuré bon et crete benica. Dore abantu batandukanye bafite ibintu bibaza ku bintu byinshi, ariko dore Imana iravuze ngo nzakora imirimo kandi nzakomeza gukora no guhindura amateka n'ibintu bitandukanye. Nzakorana n'abantu banyizera kandi banshakana umwete, kandi nzabakoresha imirimo ikomeye y'ubutwari, niko mvuze ndi Uwiteka. Dore impano zitandukanye ziri mu bantu zizakora, kandi itorero ry'Imana riracakomeje umurimo kandi rizagenda ryaguka, kandi ibyo mu tite molebans mwibaza kandi bibavangiye kubera ibihe bitandukanye, abantu badasenga, badaterana, badahurira hamwe. Ariko uyu ni umuyaga kandi n'inkoni y'Imana kuko nabibabwiye, ariko ibigomba kubigisha kugira ngo mumenye uko mwitwara n'uburyo mugomba guhindura no guhinduka no kwitwara neza. Dore nimukomeza kunyumvira no gupfukama no kuramya no kuvuga Uwiteka, ibintu byose bizaja mu buryo kandi bizatungana. Icyorezo kizahagarara kandi kizaceceka kandi ubuzima bukomeze. Ariko ni isomo, ni ishuri abera bagomba kumenya, bagakuramo amasomo ya ngombwa, bakaramya Imana kandi bagakomeza kwizera no gukora ibishimwa n'Uwiteka. Ivugabutumwa nibwo rigikomeza. Abantu bari bibwiye ngo ahari rirahagaze, ariko rigiye gutangira kandi rizakora mu buryo budasanzwe kandi mu buryo n'imbaraga z'Umwuka Wera zigiye gukora mu buryo bukomeye. Abantu b'Imana bagiye gukora cyane kandi bagiye kuyoborwa n'Umwuka mu buryo bukomeye, kandi niko mvuze ndi Uwiteka Umwami Imana.
nzagendana n'abakorera kandi banyizera, indwara zizakira, abadayimoni bazahunga, ibimuga bizahaguruka, ibipfamatwi bizumva, impumyi zizahumuka, ndetse nzakomeza no kwihesha icubahiro mu buzima bw'abantu batandukanye kugira ngo baguke, haba mu butunzi, haba ndetse no mu bikorwa byabo bitandukanye bya buri munsi, ndetse no mu buryo bw'umwuka. Abantu bazakizwa ari benshi kandi bazanyizera mu buryo bukomeye. Ububyutse buraje, kandi ububyutse bukomeye uzaza busanga abantu mu ngo zabo, ubasange mu nsengero, ubasange mu maduka, ubasange bari mu masoko, ubasange bari mu ndege, ubasange bari mu mato, ubasange mu modoka. Abantu bature bihane, bamenye ko Yesu ari umukiza kandi ari n'umwami mu bugingo bwabo. Ko niko bizagenda kandi bizakorwa, kandi muzabibonesha amaso, ni ku Uwiteka umwami avuze. Tugiye gukomeza tuganira hejuru y'isengesho ryo kubohora, isengesho ribohora, deliverance, cyangwa se isengesho risenya imigozi, risenya ubutware, risenya iminyururu, risenya amajwi n'intambara zitandukanye ziba mu bantu. Ubushize twavuze ku bintu bikeya, twavuzeho ibintu bitandukanye, nasengeye ibintu 5, uyu munsi ndasengera ibintu 4. Ibyifuzo dusengera uyu mugoroba ni ibyifuzo 4. Icyifuzo cya mbere ni icy'abanyenganda, abafite inganda, abarota kugira inganda, babitekereza, babyifuza. Icyifuzo cya kabiri ni icy'abashakanye ariko babanye nabi, abantu bashakanye babanye nabi, batongana, barwana, bataganira, badasangira, batajya inama, badahuje umutungo. Icyo cyifuzo nacyo turagisengera. Icya gatatu ni icyifuzo cy'akazi, abantu badafite akazi, abantu batagira akazi, abantu bagize igihe kinini ari abashomeri batagira akazi, nabo turabasengera kugira ngo Imana ibahe akazi, bacire inzira, babone icyo bakora kugira ngo babashe kubaho neza no kugira umugisha mu miryango yabo. Icyifuzo cya 4 ni abantu bafite icyifuzo cyo gushaka ariko batarabigeraho, abakobwa bifuza gushaka batarabigeraho. Hari abafite imyaka 25, abafite 30, 33, 35, abafite 40, abafite 45, abafite imyaka 50 n'abafite imyaka 55, gukomeza. Babakobwa, babasore batarashaka, babigerageje ariko batarabigeraho, babisengera. Ibyo byifuzo ko ari 4 ni ryo sengesho ribohora turi bukore uyu mugoro. Ni isengesho ribohora, isengesho rifungura ibintu byafunzwe na Satani. Satani azafunga ibintu, Satani azarangaza, Satani azakerereza abantu, kubera ko Satani icyo ashinzwe ni ukurogoya, ni ukurwanya ibyiza, kandi icyamuzanye murakizi ko ni ugusenya, ni ukwica ndetse no kurimbura. Arasenya, arica, aranarimbura. Ni umurimbuzi, ni umwanzi w'amahoro, ni umwanzi w'ibyiza. Rero iyo abantu bakeneye ibintu byiza, Satani arabarwanya kandi agashiramo imbaraga nyinshi. Satani akorera he? Satani akorera mu bantu, akorera mu bantu batizera, akorera mu bantu akoresha abantu yafashe bugwate, aribo bakozi b'umwijima, abarozi, abasambanyi n'abandi bakora imirimo y'uburiganya. Satani akoresha yibye, yatwaye, yanyaze, yafashe bugwate, bakaba bamukorera. Ariko turasenya iyo minyururu, izo ntambara, ayo majwi n'iyo myuka. Aho tuhagararira, ijambo duhagarariraho umurongo ni muri Yohana 14 umurongo wa 14.
nimugira ico musaba cose mu izina ryanjye nzagikora. Nagira ngo mbabwire ngo iyo dusenga, iyo tubwira Imana, iyo tuvugana na Data, arumva, arakora, arasubiza, aratabara, aradukunda, aratuza, aratwishimira, baduteze amatwi, abategereje ko tugira ico tuvuga, tugira ico dusaba. Ni commande, dukora gusa commande itewe n'ivyo dushaka. Ubu tuvuze ibintu bine, kandi ibi bintu bine nje ndizera imbaraga z'Uwiteka, ndizera imbaraga z'Umuremyi waremye isi n'ijuru, Uwiteka Nyiringabo, uzuvuga bikaba, azategeka ibintu byose bigakoreka. Ni ukuvuga ngo iyo tugize ico dusaba, kubera ko turi abana be, kubera ko turi abizerwa, kubera ko turi inshuti za Yesu. Ushize narababwiye ngo tuzaduhendahenda Imana, tuzaducuranga, tukaririmba, tukayibwira ngo Mwami, inshuti yacu, Umuremyi, Mwungeri wacu, Umuvyeyi wacu, Data, turagusaba kugira ngo ugire ico ukora. Arakora, Data arakora iyo tumutabaje, iyo tumwinginze, iyo tugize ico tumubwira, azatwumva, agatabara, agakora ibitangaza bikomeye. Abantu barota inganda, abantu bafite inganda zabo zicumbagira, zahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko bazifite, nagira ngo tuzikorere deliverance. Ni ukubohora izo nganda zanyu kugira ngo zaguke, kugira ngo zikore, kugira ngo zigire ubuzima, kugira ngo mukore, mutere imbere, mugere ku nzozi mwifuza kugeraho. Abazitangiye bazifite, ariko ibintu bikaba bitagenda neza, turasenga kugira ngo izo nganda zifunguke, ibintu byanyu bifunguke, bigende neza. Abantu barota kugira inganda, babitekereza, babifite mu mpapuro, babiteguye, byanditse, babishaka, turabasengera kugira ngo Imana ibaho uwo mugisha wo kwinjira muri uwo murongo wo kugira inganda. Kugira inganda ni uburenganzira bwanyu, ni uburenganzira bwawe, ni uburenganzira bwawe nk'umukristo, nk'umuntu wizera. Imana ishimwe. Dite la buma sisanse vasi prete la kute la ribeni e grosse. Urarota inganda, urarota kugira uruganda runini rukomeye, urarota kugira inganda nyinshi. Reka nkubwire ngo witinya, iryo sezerano rifate, komeza uwo murongo, komeza ico cifuzo, komeza uko kwizera, komeza uwo murongo watangiye. Uracari muto, uracari umusore, uri umugabo mukuru, umumama, uri umukobwa, ariko nagira nkubwire ngo izo nzozi ufite tucogore, tutinya amajwi y'abantu bakongorera bakubwira ko bitazashoboka, kutazabigeraho. Komeza ico cifuzo, kubera ko uyu ni umugoroba navuze ngo turasengera abanyenganda, batekereza, barota inganda, abazifite, abazitangiye, kandi ziragenda neza. Humura kandi zere, Yesu ni muzima, Yesu ni umwami. Imana ni guhumugisha mu ruganda rwawe, kandi uzaba umuntu umunyamugisha ukomeye, uzabera umugisha abandi bantu, uzatanga akazi, kandi uzagende waguka, uzunguke, ugere ku byo wifuza. Mbisenze nizeye gukora kw'Imana. Ndagusengeye kugira ngo uwo mugisha uwinjiremo, ndagusengeye kugira ngo ayo mahirwe uyafate, uyakomeze. Alama titela konkil ankota biminga la buma kutikela ngo ya siribanda akulu kotangelia akuka bimi sukuluma ki eleba. Mana ndagushimye kuko uyu muntu urota ruganda mwinjije muri uwo mugisha, akaba yinjiye muri ayo masezerano. Ushobora kuba umwe, ushobora kuba muri benshi, uko bikurikira tubishire kuri mugenzi wawe. Nagira nkubwire ngo Data Umuremyi, Imana ntabwo ari nto, ntabwo inaniwe kuzuza amasezerano y'abafite inganda, ari za miliyoni z'abantu bafite inganda bifuza kugira. Wowe bifate, wumve ko iri sengesho ari ryawe rikureba, n'undi nawe rimurebe, ariko wifate, wizere, kandi Uwiteka azabisohoza. Ndagushimiye Mwami kuko aba banyenganda bahawe umugisha, kandi bazabera umugisha imiryango yabo, bazabera umugisha itorero, bazabera umugisha ndetse n'ibihugu bakoreramo, batuyemo. Umugisha w'Imana nubagote mu izina rya Yesu, amen. Abanyenganda nimwaguke, nimutere imbere, kandi mubwire uwo mugisha. Ngiye gusengera abashakanye ariko babana nabi, bari kumwe, batongana, batabana,
badasangira, batajya inama, badahuje umutungo, kandi ndetse bahora mu bibazo. Hari n'abatangiye imanza bariho baburana, hari abashaka divorce, hari abantu bariho batongana, hari abantu bariho babesherana, hari abantu bagenda bashiranaho ibyaha bitandukanye. Ariko hari uwifuriza mugenzi we kutabaho, akavuga ati azapfa ryari kugira ngo sigare njyenyine ngira uburenganzira ku bintu, ku mitungo, cyangwa se nzashaka undi muntu ungendaho. Turimo tuganira muri iki gihe, ariko reka nkubwire ngo iyo ni imivumo, kandi ubwo ni ubutware bw'umwanzi. Komera, shikama ku muntu mubana, shikama ukunde umuntu Imana yaguhaye. Uwo muntu uri kumwe nawe ni umugisha wawe, kandi ni umunyamugisha. Nimba hari umuvumo wari uhari, nimba hari imyuka yari ibagose, turasenya ayo majwi. Niyo mpamvu tuje gusenga kugira ngo abantu babanye nabi babane neza. Tekereza umuntu mwashakanye, mugiranye igihe gito, amezi 5, amezi 3, umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 10, imyaka 5, ariko ukamubonamo ubugome, ukamubonamo umuntu mubi, ukamubonamo umuntu utumva, ukamubonamo umunyamivumo, ukamubonamo umuntu utari mwiza. Ariko nagira nkubwire ngo ico ni igicu c'abadayimoni. Izo ni imbaraga z'umwanzi zikwangisha umuntu mubana, umuntu mwashakanye. Ariko uwo muntu muri kumwe ashobora kuba umunyamugisha, ashobora kuba uw'umugisha, ntabwo ari uw'umuvumo. Reka nkwereke uburyo atari uw'umuvumo. Nuko Imana yamuguhaye, Imana yamugushize imbere, Imana yamugushize mu biganza, Imana yamugushize ku mutima, Imana yamugushize mu buzima, kandi ugomba kumukunda, ukamukunda. Wari umufitiye urwango, wari umufitiye ibibazo bikomeye, uramutuka, umwita amazina, ubona ari umugome, ubona ari umuntu mubi, ariko ndagira nkubwire ngo ni umuntu mwiza. Uwo muntu muri kumwe, uwo muntu mwabanye, mwashakanye, mwabyaranye, cyangwa se muri kumwe mubana, ni umunyamugisha, ni umunyamugisha. Ahubwo Satani yari yarabateje amakimbirane, intambara, ibahuma amaso, ibateza abavandimwe, bababera abajyanama babi. Ariko nagira nkubwire ngo uwo muntu mubana, mwabyaranye, mugendana, cyangwa se mwabanye mu rugo, ni umunyamugisha. Mpamvu ubona babonye akazi, mpamvu ubona uriho ugenda, nuko uwo muntu mubana ari umunyamugisha. Yakubereye umugisha, yaragusengeye, kandi ni igitekerezo c'Imana kugira ngo mubane. Nagira nkubwire ngo isezerano mwasezeranye, isezerano mwafatanye, isezerano mwahawe n'Imana, n'imiryango, n'igihugu. Nagira nkubwire ngo tusese ayo masezerano, ahubwo komera, kandi wizere, usenge, mwubaha Imana, kandi uce bugufi. Uwiteka azakora imirimo ikomeye. Reka kubana nabi n'umuntu mubana, umuntu Imana yaguhaye, n'umuntu Imana yagushize imbere. Uri urashakisha abandi, reka nkubwire nk'umuhanuzi, nta wundi muntu uzabona mwiza nk'uwo muri kumwe, nta wundi muntu w'umugisha uzabona nk'uwo muri kumwe. Je ndakubwira nk'umuhanuzi ngo kunda uwo muri kumwe, kunda uwo mwasezeranye, isezerano ryo kubana karamata. Reka gutekereza umugore wundi wa kabiri, reka gutekereza umugabo wundi wa kabiri. Hari ababashuka, bababwira amafaranga, bababwira ubukire, bababwira ko babakunda. Reka nkubwire ngo umuntu ukubwira ko agukunda, waramaze gushaka, warubatse, ufite urwawe rugo, akakubwira ko agukunda, uri umudamu. Undi mugabo arakubesha, uwo ni umuntu mubi, uwo ni umuntu ugufiteho gahunda itari nziza. Reka nkubwire ngo wakunzwe n'umuntu umwe gusa, uriya wagushatse mbere, kandi uwo niwe munyamugisha, kandi uwo niwe mugisha wawe. Mukunde, mufate, mukomeze, mwizere, mushakire ibyiza, mutekerereze ibyiza, kuko ni umuntu ukomeye mu buzima bwawe, ni umuntu ukomeye Imana yaguteretse ku mutima. Kunda uwo mugabo, mufate neza. Kunda uwo mudamu, mufate neza. Ni umugore wawe, ni umugore w'umugisha, ni umugore uzatuma waguka, ukagira ubuzima bwiza, ukagira ubutunzi bukomeye. Ni umugabo uzakubera umugisha mu bintu byose. Reka kumva amajwi ya Satani akubwira kumwanga no gutandukana, ahubwo garuka aho wari ugeze. Garuka, ibirego wari ufite bikureho,
imanza zari mu nkiko zikureho zireke, amajwi n'inzandiko wanditse zisibe, garuka. Mwaratukanye, mwavuganye nabi, ariko Imana iravuze ngo garuka. Garuka mu rugo, garuka mu muryango, garuka mu cyumba cyawe, garuka mu nzu yawe, garuka mu muryango wawe, garuka, va kwa shitani, va mu bwihisho bwa satani, garuka mu murongo w'Imana. Imana iravuze ngo garuka mubane neza, garuka ubane n'uwo mwashakanye. Uramutekereza ngo nitubana azanyica? Ntabwo azakwica, nawe arabadelivire. Turasenya ibihome, turasenya imyuka y'abadayimoni, turasenya amajwi ya satani, turasenya imigambi y'umwanzi, kugira ngo uru rugo rube urugo rwiza, kandi muzororoke, muzabyare mwororoke, muzagira umugisha, muzagira akazi keza, muzagira ubuzima bwiza, kubera ko Imana ibakunda. Imana iravuze ngo nimugaruke. Reka tubasengere. De pas les contatiques dans conca les camps siva toki pantan ki et le coco sanketi akosa la vermini que tere pas canca. Dore uyu mugabo urwana, umugabo utongana, umugabo wivumbura, umugabo utarya mu rugo, umugabo utongana, umugabo urwana, umugabo ukunda kurya ibyo hanze, ibyo kurya by'ahandi, akanga ibyo mu rugo rwe. Mugarure mwami, garura umutima we, garura ibitekerezo bye, ave mu kurya hanze, ave mu kurya mu mahoteli, ave mu kurya ku nshoreke, ku bandi bagore, ku bakobwa hirya no hino, agaruke mu rugo rwe. Umwanzi satani yari yaramutwaye, ariko turamubohoje mu izina rya Yesu. Turamubohoza kubw'amaraso ya Yesu. Atekereze neza, agaruke mu rugo, agaruke mu muryango we. Ndagushimye kumugaruye, ndashimye ko agarutse, ndashimye ko uyu mugabo agarutse, ndashimye ko uyu mugabo agarutse mu rugo rwe, ndashimye ko icubahiro c'urugo c'umuryango kigarutse. Urakoze mwami ko uyu mugabo mukuyemo amajwi y'abadayimoni, uburakari bw'abadayimoni, umujinya w'abadayimoni, gahunda z'abadayimoni, ubwoba bw'abadayimoni, urwango rw'abadayimoni. Bariya abagore bamwirukaho, bariya abagore bamwiruka inyuma, bariya abagore bamwandikira, bariya abakobwa bamwandikira, bariya abantu bamutesha umurongo, bariya ababyeyi bamutesha umurongo. Mwami turabohoza uyu mugabo kugira ngo agaruke mu murongo, agaruke mu rugo rwe, agira agaciro mu rugo rwe, agira agaciro mu rugo rwe, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami amenye kumukunda, amenye ko afite urugo rwiza, amenye ko agomba kuba umupapa mu rugo, amenye ko abana yabyaye ari abana b'umugisha, akunda abana be, akunda umugore we, agire umugisha mu rugo. Kandi turamusabira umugisha n'uyu mugabo utarabyara ariko uri mu rugo, akaba ari mu rugo nabi, turamusabira mwami umugisha mu rubyaro, umugarure mu murongo, abe mu rugo rwe. Intonganyi, gutongana, kurwana, gutukana n'ibindi byose bikurweho. Musabiye umugisha uyu mugabo, ndamusabira kugira ngo umubohore mwami, agaruke ku murongo, azagire n'iherezo ryiza, azakubone, azabone n'ijuru, azakorera umwami, azakorera Uwiteka. Ndagushimye ko uyu mugabo umugaruye mwami. Mpinduye isengesho, ndakwereka uyu mugore ubanye nabi n'umugabo, uyu mugore urya hanze, uyu mugore uraragenda, uyu mugore utaha bukeye, uyu mugore utubaha urugo, uyu mugore utubaha umugabo, uyu mugore utubaha abana. Turamusengeye mwami, uyu mugore mukure mu kajagari k'abadayimoni. La pataye atute langosta tankrimi kata orima. Uyu mudamu mugarure, mukure mu kajagari, abagabo bamugendaho, abagabo bamuhamagara, abagabo bamutesha umurongo, abagabo bamubwira ko bamukunda. Ayo majwi yose y'umwanzi turasenya ibyo bihome, turasenya izo mbaraga za satani. Turasaba ngo mwami uyu mugore umubohore, umugarure ku murongo. Satani yaramwibye, abadayimoni baramwibye, abadayimoni baramutwaye, satani yamutesheje umurongo, ariko turamugaruye mwami. Nagaruke mu rugo rwe, nagaruke mu murongo, nagaruke mu rugo rwe, nagaruke akunda umugabo we, akunda abana be, arye mu rugo, yicare mu rugo, abe mu rugo, akora akazi ku rugo rwe, kandi areke gushukwa n'ibyo hanze, areke gushukwa n'ibyo abona hanze, kandi bitari iby'umugisha. Bariya abagabo bose bataraba umugisha, bakure mu murongo, bakure mu nzira ze, bakure mu nzira anyuramo, bakure mu nzira ye, kugira ngo yinjire mu murongo w'umugisha, kandi abe umugore utuje, umugore ufite umugabo umwe, umugore ufite umurongo, ufite abana bafite gahunda. Ndagushimye ko uyu mugore agarutse
kandi ibintu bikaba bigenze neza. Mana ndagushimiye kuko aba bantu urugo rwari rubanye nabi, aba bantu bashwanye, aba bantu basambanye, aba bantu bakoze ibyaha, abantu babyaye abana hanze, abantu bakoze ibintu bibi, bari barakoze urugomo bagakora ibyaha byinshi, ariko uko bizaba bimeze kose tubasabiye imbabazi mwami, bagaruke ku murongo, bongere babane ibyaha bakoze, ibyaha bagiyemo, ubagirire imbabazi. Ndagushimiye kuko uru rugo urugaruye ku murongo, ukaba ubagaruye kuri gahunda, bakaba bagize ubuzima bwiza n'urugo rwiza. Ndagushimiye mwami kuko dusengeye aba bashakanye bari babanye nabi, ubagarure ku murongo, babumwe, bagira urugo rwiza kandi bazakuramya, bazagushima, kandi turasaba mwami bazamenye kuri umunyembaraga kandi bazatanga ubuhamya, bazavuga gukomera kwawe. Ndagushimiye ko wumvise iri sengesho ribohora, rinyeganyeza, sengesho rinyeganyeza ibihome, ibintu bikomeye, amajwi y'umwanzi. Ndagushimiye ko iri sengesho rinyeganyeje, risenye, rikubise hasi imyuka y'ikuzimu, ikaba ryubatse iby'ubwami bw'ijuru, kandi urugo rukaba rwiza. Abakurikira, abaza gukurikira iri somo, iri sengesho, iyi deliverance, baze kwakira umugisha w'Imana. Ndagushimiye ko bikoze mwami, ndagushimiye ko bitanze, ndagushimiye ko babyakiriye, ndagushimiye ko babohotse, ndagushimiye ko bagize urugo rwiza, ndagushimiye ko bazasazana, ndagushimiye ko bazarama, ndagushimiye ko bazakubona, ndagushimiye ko bazaba umugisha w'umuryango. Ni mu izina rya Yesu dusenze, urakoze. Mpinduye isengesho, sengera abantu badafite akazi. Dore mwami, iyo abantu badafite akazi babura amahoro, baracanganyikirwa, bagira ubuzima bubi, ntabwo batuza, ntabwo barya ngo bahage, ntabwo baryama ngo basinzire, ntabwo bishima, ntabwo baseka, ntabwo baganira, bahorana umushiha, bahorana amahane, bahorana ibitekerezo bibi, bahorana imigambi mibi, bahora batishimye, batizera. Kwizera kurapfa muri bo, kwizera kuragenda, ibyishimo biragenda, agahinda karabarenga, bakumva baracanganyikiwe. Ariko mwami, turasabira aba bantu ngo bahabwe akazi, abaza gukurikira, abaza kunyumva, abaza gukurikira iri sengesho ribohora, nibabona akazi, bakingurira akazi, bakingurire igikundiro kize ku buzima bwabo, babona akazi, babona ico gukora, babona ico kurya, babona ico kunywa, babona ico kwambara, babona amazu, babone amamodoka, babona ibibakwiye mwami. Ndagushimiye ko ufunguye akazi mwami, kingura umuryango w'akazi, kugira ngo uyu muntu abone akazi, kugira ngo uyu mugore abone akazi, kugira ngo uyu mugabo abone akazi, kugira ngo uyu musore abone akazi, kugira ngo uyu nkumi ibone akazi, kugira ngo uyu mugabo abone akazi, uyu mukecuru abone akazi, uyu musaza abone akazi. Ndagushimiye mwami, kubohoye ko butanze akazi kuri aba bantu bakeneye akazi. Umugisha w'Imana nukinguke ku buzima bwabo, aho bakomanga babona akazi, aho bakomanga bashaka akazi, bakingurirwe mwami, babona umugisha w'akazi. Mpinduye isengesho ngushimira ko akazi kabonetse kandi keza, akazi keza, amasoko manini, amasoko meza, akazi keza kagutse kumugisha, kabanezeza, kazatuma baseka, kazatuma bishima, bagatanga ubuhamya, bakavuga gukomera kw'Imana. Mwizere kandi mwumvire Uwiteka, Imana irababohoye kandi bahaye akazi, ni ku Uwiteka avuze. Mana, mpinduye isengesho nkwereka aba bantu, aba bakobwa bafite imyaka 20, 25, 30, 35, gukomeza gera kuri 55, abantu bashaka gushaka bikaba byaranze, aba bakobwa babaye mu ngo, ababyeyi babo batacishimira, ababyeyi ntibabishimira, ababyeyi ntibabavuga neza, ababyeyi ntabwo bakibakunda kubera ko babona basaziye mu ngo. Turasaba mwami kugira ngo ukingure umugisha aba bakobwa, bashake, babone ingo, bagira ingo nziza. Ndagushimye kuko zigitangaza gikomeye, abakobwa bakaba bagiye gushaka mwami. Ndakwereka aba basore batashatse, bakeneye gushaka, byarabananiye, barabibuze, babuze ubushobozi, bahuye n'imbogamizi zikomeye. Ariko mwami, ndababohora, ndabasengera aba bahungu, aba bakobwa mwami, kingura umugisha wo gushaka. Abantu bose babyifuza, babibuze, bahuye n'intambara z'umwanzi. Turasenya ibihome, turasenya amajwi ya Satani, turasenya imyuka y'abadayimoni yagiye bavangira, itsindwe. Ahasigaye bashake, bagira umurongo, bagire ingo nziza z'umugisha. Ndabyizeye mwami kandi abigushimiye kuko bibahaye. Data,
ndagushimiye ubwo ngiye gusoza iri sengesho, iyi gahunda ya deliverance, isengesho ribohora uyu mugoroba. Ndagushimye kuko zigitangaza gikomeye, ndagushimye kutwumvise mwami, ndagushimye kubohoye imitima, ndashimye kubohoye imibiri, ndashimye kubohoye ibitekerezo, ndashimye kutanze umugisha n'ubuzima bwiza. Ahasigaye mwami, komeza wihesha icubahiro, niwe tuzadusenga ukatwumva, kandi ico dusabye cyose mu izina ryawe uzugikora. Ubwo dusenze iri sengesho, ndagushimye ko ribohoye ibintu byinshi byari byarananiranye, aba bantu bakaba bakiriye umugisha n'amahoro no kunesha. Ni mu izina ry'Uwiteka nsenze, urakoze, amen. Yesu abaha umugisha, kandi mbifurije kurindwa no kugira ubuzima bwiza. Naho ubutaha kuwa gatatu tuzongera dusengere ibindi byifuzo, tuzafata ibyifuzo 5. Mugire umugisha w'Imana kandi mukomeze gutera imbere. Yesu ni umwami. Amen.